igiki मैंने हमेशा तुम्हें अपना सबसे करीब दोस्त mbere nagufataga nk'inshuti yanjye ya hafi nk'umubesto लेकिन ariko तुमसे प्यार न लगा byarakuze nsigaye ngukunda umukobwa iki nicyo yari ategereje nyuma y'igihe kinini abitegereje umusore yabonye ukuri yabonye abamukunda n'abamwanga abagukunda n'abandi bagukundira ukuri bakagukunda mu bukene bwawe waba ufite n'amafaranga ukabona ntibayitayeho abo nibo baba bagukunda umusore yatangiye imyitozo akomeza kwitoza akaturare utariki ari kugenda yegereza utariki aragenda arazamuka ari kwerekeza umunsi w'irushanwa umusore ntabwo agamije gutsinda nawe yabyivugiye ati ndabizi sinagera haratani mukuru wanjye ariko nzagerageza mu byumweru 3 cyangwa 4 uzabasha kujya mu irushanwa ariko akaguru kawe ntuzagakoreshe cyane ibaze bari kumutega ukundi kwezi kandi iminsi y'irushanwa yageze bari no kumwiyamaga akaguru ntakagakoreshe cyane kandi akaguru niko kanyonga wabaza aleluya niko kamutunze hariya na cyande kindi तुम्हारे बिना शेखर की जीत तो कहीं होगी ना n'ubundi gutsinda Shinkari niyo yatsinda utari mu irushanwa ntacyo byabivuze bari kwereka wa mukobwa Karipana hari undi bakita nde ndakizi nacyo gitunzwe n'akaguru kinyonga bakita nde kitari aleluya रतन की साइकिल है iri ni igare rya Ratani कल रेस है harabura gatongo rikire संजू चाहता है कि इसी को रेस में इस्तेमाल करें Sanju rino gare ashaka kuzarikoresha mu irushanwa ejo uyararira ni Karipana uyararira ni Karipana akundana na Ratani Karipana ni kibazo ki we naguza agahinda Ratani afite nakahe yakoze cyane kugira ngo azajye muri rino rushanwa buwa mbere none ararwaye ari kwa muganga rero rushanwa ntago azarijyamo kandi wabiteye byose ni Sanju wibuke Sanju niwe watangije intambara mukuru aza kumutabara bituma abandi bazwiyorera iyo ataza kukinira ku bantu ngo arwane n'abasore ba Shankari ntabwo byari kuba ni Sanju wabiteye iri banga nkubwiye ntuze kurimena ngo ugaragaze ko Sanju ariwe biteye bigatuma mukuru ajya kurwana bigatuma mukuru we ba Shankari bamukubita nturivuge abibwiye Adeline kumbe yabyumvaga amenya bakubise mukuru we n'impamvu bamukubise kari wari wabashotoye yarababaye abona ibigoryi by'isiragiza ku mamotori yarekaze nica umuntu bikaba ni umurara ni ijisho ku rindi iryinyo ku rindi niyo prinsipe ye ni iryinyo ku rindi ni koma ku yindi ndabashyira muri ko nk'uko basanze mukuru ari hano ku igare rishya bamuguriye koma ku yindi bagushyize muri koma ndabashyira muri koma zano n'umujinya dore umujinya mukuru wa kuki utambwiye nkubwira iki Shinkari na bagenzi be n'inshuti ze bagerageje kukwica uraceceka kuki utambwiye ntabwo uzi ibyo njye na papa twanyuzemo habuze gato ngo tuguhombe wari upfuye yari ari muri koma byose n'amakosa yanjye ubu Shinkari nanjye araje mbone kanze nkwereke bagushyize muri koma n'ijisho ku rindi koma ku yindi akuraho isupana nica umuntu rero baryita itinda akuraho itinda uri mu biki kunya hasi uzi impamvu nacecetse sinkubwire ndagira ngo unyumve ubwo nagaruraga ubwenge mvuye muri koma nasanze warahindutse Sanju warahindutse wabaye undi muntu watangiye kumenya inshingano zawe nk'umwana mu rugo watangiye kwiga kunyakira ukakira na papa wanjye nk'umuryango none watangiye kunyegera ukamenya ko ugomba kuba hafi yanjye na papa kubw'ibyishimo byawe icyambaye icyo ari cyo cyose ntabwo nyitayeho mukuru impamvu atabimubwiye nuko yabonye umwana Sanju yatangiye noneho kumenya agaciro n'inshingano ze nk'umwana mu rugo ubundi yari ari aho yasamye ariko nanone uri kunkuramo imihanda yamushizemo ariko nanone ngo ntabandi rijya ribiri isirimu kuko isitima rirenze igisimu naguteje ibibazo nta kintu kimwe ugeze umbwira
मैं जानता हूँ तू मुझसे प्यार करता है Sanjo ndabizi unyitaho लोगों से बदला लेना चाहता ndabizi urankunda unyitaho pe ni mukuru we है कुछ करना चाहता है nimba ari ikintu ushaka kunkorera nyikubwire ikintu wankorera ni kimwe तो ये सब भूल जा ndagira ngo ibyabaye byose ubyirengagize प्यार की naguteguriye igare इसमें पूरी कोशिश करना ikintu wankorera ejo rifata urijyane mu irushanwa ako kanya babafana ni bande bazatsinda abafana bisiga amarangi ni bande bazatsinda uyarabumva ariko ngiye kuki batajya bisiga amarangi ngo bamfane bidatinze irushanwa ryaratangiye bimeze bite babanje amarushanwa yo kwiruka bajya ku duti basiganwa basimbuka yicaye mu kibuga ari kuba medita abo yanyweye n'ibimogi bikamwongoza ngo yamedisa abantu abandi babanje muri amarushanwa yo kwiruka ku duti kugira gute wategereje ka bigari bazi kurya yaconze cyari kishiga Furere sheri turagufana mutabaye munamfana mwa mufite ikibazo mu mutwe niko abasubiza asura ategereje ko bajya ku magare ni bya bigo by'ingagari katururi kuri yaje kumwambika helmet bagiye mu irushanwa karaga kasike nanjye sinjya nkemera katururi irushanwa riratangiye katururi wakigoryiwe wamuginga we umva batsinde katururi uriya musore bamuca amazi nanjye muca amazi none abizi ko atari butsinde turagufana abafana afite ni babiri afite abafana bake mwana bareka mfe kukubeshya ko ngufana ariko ndabizi mukanyuraje umbwire ngo igare rirapfumutse ari rizima papa nta cyizere amufitiye arabizi ko umwana we atishoboreye muto apfuye kujya mu irushanwa riratangiye uri kogeza nta wundi ni Ruvuyanga ari kumwe na Axel Ruvuyanga na Axel buriyo bari kogeza bafite agacupa tw'amazi imbere yabo ariko amavuta baba bafite sindi ishobora kuba harimo amazi tu ashobora kuba haba harimo nk'icyuya cy'ingagi ako n'amarushanwa aratangiye katurore bazamuka mu misozi bimeze bite ishobora riratangiye umwana yaje Gicumbi bazamutse mu misozi katurore banyuze ku cyapa cya Piakala Road bazamutse irushanwa barabanza bakajya kuzenguruka mu misozi bakaza kugaruka muri stade abari muri stade amakuru bari kuyabagezaho ba Ruvuyanga ba Axel ba Gicumbi na cyande kindi harya bagiki uwo ntago tumuzi katurore bazamuka kunino bari ku magare katurore ni ibigo by'amashuri baranyonga azamuka abana bazamuka nk'abamanuka katurore baje baradepansanye hano bitarasobanuka neza hano bitarasobanuka mukirakavuye muvanze bamwe batarananirwa mukagera mukidistenga umwana bacaho wa mbere yidistenze baciwe kare dore ngabo katurori bazamutse mu misozi katurori ku magare yabo bambere batangira gusigara niyo ushaje usigaho abasigazwa n'imigeri umusuramuhaye bakorera mu makipe buriya bavuga ngo ikipe y'u Rwanda yatsinze ifata peace ahambere bagiye guhagarara ni kuri Piraroku bakabanza bakanywa amazi bakomeza urugendo abambere bageze kuri Piraroku reka tubababwire abageze bwa mbere ni Rajput abari abana bari butsinde turabazi Rajput iracyayoboye katurori aba kabiri ni uwitwa Sanje wo muri modern school Nyagasana bayi wa kabiri atemuze yarumirwa umwana wanjye konzi karibwa bayi wa kabiri ate barumirwa kora hasha Sanje yarabatunguye ahantu hambere baje guhagarara ni uhageze bwa kabiri bimeze bite akurikira ikipe wari wenyine akurikiye ikipe y'abantu bane bo muri Rajput mu mwitambike sha mu kitambika umwana arabadepansa ni Sanje amaze iminsi mwitozo baramwitambika asigara inyuma arabakurikira uwa kabiri katurore ibintu tutakekaga Sanje uyu mwanya ntago awumera itariho ntabwo tubimuziho habuze gato ngo bamute ku musozi arahagarara ibigoryi biri kumwitambika bitera imibare abatera imibare ni umurara we abarimo n'ak'imihanda abatera imibare avayo ni umurara we n'imihanda ibirimo katurore abatera imibare kumwitambika batera imibare azamuka inzira ya bugufi ni mubi cyane intore yishe
amushakira inzira cyane ko akunda no kunywa intore leta baselekisiyone abacaho katurore barara badepanse yaba depanse asigarana n'uyu kumutera buretse wenda no kurwaye baparika nabi bombi we na Shinkari baparika nabi baparitse n'abaramanuka aha uyavayo kigoryi kansubire muri Tour du y'Ubuhinde ntaho ujya amufitiye n'inzika nasezeranije Ratani ko nazamuhorera ariko ntago nakubabarira punch na abandiri babarira kubera wewe umuvandimwe wanje ntago ari mu irushanwa kandi arabizi umuvandimwe wakunda irushanwa reka nze ngukubite ugire ngo uri ingoma y'abaporoso reka nze ndebe ukuntu burangize rero irushanwa ntambara dore ngo barabacaho bano bahugiye mu kurwana umwe ari guhorera undi kandi baraba mbere bari butsinde ariko bagiye mu byo guhora iby'inzika sore bagiye baraniga katurori dore ibindi bigo ngo biraza bikabadepansa bari babyanikiye wakubise umuvandimwe wanjye kigoryiwe nishyurire Ratani mare tubanze dutabara umuvandimwe bakora mu makipe aza gutabara fata umusore baramuteranira harya ngo ntabwo uri butume ndangiza irushanwa punch urabizi baransize Shinkari wegenda ukomeze irushanwa ubu wa mbere dusigara dukubita ikigoryi n'ubundi biyitirirwa ikipe y'ikigo hano basigarana uyu mu ntoryi n'umurara Shinkari afata igare arakora acaho sora asigaye mu mirwano ewana nanjye ndagenda abana bankubise habi Shinkari yerekeje asi kanjye mu irushanwa punch kanjye mu irushanwa arashaka Shinkari arakuno yatangiye irushanwa katurebe bimeze biti amarushanwa arakomeje mwana vaya asigaye afite igihaha mwana asigaye afite igihadoro mwana dore ipfundika vayo katurare bimeze bidatangira kudepansa abantu nk'abo baparitse agaruka kuri Shinkari wa kigoryi we icyambere aragisiga cyo muri Rajputi ndaje ngo usangaho uranyubikiriye ugaruke muri stade barategereje iyo mugeze muri stade muvuye mu misozi mwongera kuzenguruka amaturu nk'atanu muri stade se byifashe bite bano nta makuru bafite nkuko tubibona abanyamagare baragarutse abayoboye ni Lawrence School barafana abakurikiye katurore ku mwanya wa 8 hari inde ku mwanya wa 8 turabona hari Shinkari Mariwota umwana turamufana katurore Petit Frere ari he Petit Frere ari aradusebeje asebeje famille ku mwanya wa 11 hari Model School yewana parumirwa ariko uwo mwana n'umwe wanjye cyangwa banguraniye papa naga byumva ukuntu umwana we yaba ari ku mwanya wa 11 ubundi ahita avunika irushanwa rigitangira akabeshya ko bamuroze kubera urwango bamufitiye bamuziza impano katurore ewana intambara natangira hagati y'abafana bisiza amarangi katurore bagaruka muri stade Xavier School niyoboye yinjiye bwa mbere muri stade St Lawrence ni ya kabiri katurore St Andrews St Andre niyikurikiye bimeze bite abafana bisiza amarangi bimeze bite akavuye muri stade Shinkari Mariwota nawe arageze uwo turamwemera uwo ni byose baramuzi ni Shinkari ndanagukunda umwana wanjye ndabizi ntabwo yaba uwa mbere n'ubundi aba ari aho yasamye bimeze bite mwana bicara muri stade barumirwa katurore Shinkari kora akazi kose Shinkari aradepansa mwana nawafatira mwana yabatunguye bumiwe wo muri Model School fatira arakurikira Sanjay Sharma yafatiye papa yumiwe ari kubona bamugurana uriya mwana ntabwo ari uwa
wanjye. Papa yumiwe. Shenkari abadepansa nk'aho baparitse. Shenkari abadepansa katurore bimeze bite? Shenkari Malhotra yageze kuri round ya kabiri isigaye. Sanjay nawe ari kudepansa bitikoraho. Yagasonura mwana n'umwe wanjye. Ni wa mwana w'ikigoryi uze yumiwe. Bamwe barasigara. Agezaho hagenda intwarane, intwari zananiwe. 7 bafatiyeho. Ibi ni bisanzwe. Abana wagira ngo baranyonga ntajye bafite bangwe sanse, cyangwa abana bafite amagare wagira ngo bangwe sanse. Shenkari Malhotra muri kano kanya ni uwa mbere. Umukurikiye ninde? Katurore bimeze bite? Sanjay Sharma ari ku mwanya wa kabiri. Katurore umwana tutakekaga ko n'uyu mwanya wa kabiri yawugeraho, ni umukurikiye ni uri hafi. Bimeze bite? Shenkari Kaskos yakarashika imufana. Mwana yaje dore iminyongere satira kwa Kaskos. Yaje ari gusatira Shenkari Malhotra uri kogeza na Axel ruba ni rugangura ni gici sinzi yasatiriye. Asigaye round ya nyuma. Katurore kiramo vitesse igenda nka vewe itari amagare ntabwo bayikoraho. Kiramo vitesse aramudepansa baramusize. Mwana ariko yafatiyeho ntabwo arayamanika, yafatiyeho. Katurore depansa yafatiyeho mwana. Katurore mwana yaje. Mwana wanjye papa atangiye gufana. Ubundi yamucaga amazi. Papa yamucaga amazi kora kazi kose. Mwana yaje. Katurore ataramutambuka gitangira kumwitambika. Atarakinyuro cya Shenkari kiramwitambika. Gifite tekinike yo kwitambika abantu. Shenkari ratanda nagukunda, bakunda umuntu uri hiti twarabamenye. Ndanagukunda kiramwitambika. Mwana washyiramo iz'amazi. Mwana ashyiramo vitesse z'amazi. Katurore ni uwa mbere. Shenkari imbere, umwana ari inyuma yakurikiye. Mwana wanjye papa yatangiye gufana. Ubundi papa uyu mwana yemera kora akazi kose. Shenkari ashyiramo indi vitesse aramudepansa. Indi vitesse Kaskos Sanju harabura gato. Katurore harabura amasegonda. Shenkari ko yagatwaye. Katurore mwana vayo depansa ucece mu gace buwa mbere. Bitarabaye uzebyara na murenze. Nyagasani we byaramurenze muzehe. Umwana bafataga nk'ikigoryi kiraho yakoze amateka. Mukuru we byaramurenze aranarira. Kirumuna cyacaga amazi bavuga ati kiraho kirasamye cyabaye icyambere. Iyo yaparitse aricyo babararamani tugenda tumugure byeri buriya ni icyaka niyangwaga si icyaka. Abo nabasinzi bagenzi be byaramurenze wanano nkeneye byeri to. Papa yararebye biranamurenga. Papa yararebye ibyishimo biramurenga aranumirwa. Umwana aramutunguye. Hano baje mu bafana dore ishyari dodododo. Dupfe kumuha amashyi. Mwana yazamutse kuri stage y'abantu. Ubundi ngewe uri kumva ndi byose niko banyita. Akwita nde? Ndi byose. Akwita nde? Mbabwire. Mbega muze byaramurenze. Ndi byose. Uri byose musa yewe ga byarabarenze. Muze. Ubu none ndabyemeye uyu munsi. Koko utsinda irushanwa abarindwanya bayabikoreye. Umwana yabaye uwa mbere. Ndi byose. Barumiwe. Ka Adeline nako karumiwe. Twasize umwana. Hari ubwo ujya wumva unaniwe, ukumva wihebye, ukumva umutwe uremereye, ukumva utazi uburyo uri kwiyumva, ukumva mu mutima udafite amahoro, uba ufite stress. Niyo mpamvu uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 10 bizagufasha kuvura stress ugatangira kwiyumva bushyashya. Kora subscribe wowe ukunda ibiganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Tudatinze reka duhere ku kintu cya mbere kizagufasha kuvura stress cyangwa se kuba wigunze. Gukora imyitozo ngororamubiri nicyo cya mbere, nko kugenda n'amaguru, kwiruka, yoga cyangwa siporo byongera umunezero no kugabanya igitutu.
ikintu cya kabiri kizagufasha kugabanya stress n'ubwigunge, kuganira n'inshuti cyangwa umuryango, kuvugana n'abantu uzi neza bishobora kukuruhura no kugufasha kugira umutuzo. Ikintu cya gatatu, kumva umuziki uciye bugufi, umuziki utekanye cyangwa uwagutera akanyamuneza ushobora kugufasha kwisanzura. Muri rusange, kumva umuziki bigufasha kugabanya stress ukumva urimo kuruhuka muri wowe. Ikintu cya kane kizagufasha kugabanya stress, gufata akanya ko kwitekerezaho, meditation cyangwa se meditation, ukoresheje guhumeka neza, gushira mu mutuzo ibitekerezo. Ahangaha guhumeka ni ugufata byibura iminota 2 ugakurura umwuka cyane ukawusohora gake gakeya. Icya gatanu kizagufasha kugabanya stress, kwiga ikintu gishya nko guteka, gushushanya, kudoda cyangwa kwiga ururimi rushya, bituma ubwonko buharanira ibintu bishya, ntuhore wibanze ku bintu bituma wihugiraho. Icya gatandatu, kwita ku buzima bwo mu mutwe nko kwandika mu gitabo cyawe ibitekerezo bya buri munsi, bigufasha kugarura umutuzo. Ikintu cya karindwi kizagufasha kugabanya stress, kujya ahantu hatuje mu bidukikije, ukigira nk'ahantu mu busitani runaka, ahantu hari uduti dufite amahumbezi, nko mu ishyamba, ku kiyaga cyangwa ahandi hitaruye umujyi, ukaba uri kureba ibyiza by'Imana yaremye. Icya munane, kugabanya igihe ukoresha ku mbuga nkoranyambaga. Ibi birinda guhora wigereranya n'abandi, bigatuma utuza. Hari ubwo uhora ku mbuga nkoranyambaga ukabona mugenzi wawe yapostinze nk'agafoto keza, ako kanya ugatangira guhangayikishwa nuko nawe ugomba gukora ifoto imeze nkayo. Wareba imyenda cyangwa se ibiryo runaka yatetse, imyenda runaka yambaye, imodoka runaka ari kugendamo, ukumva nawe biraguhangayikishije. Aho ngaho ugomba kwirinda ama social media platforms kuko bishobora kukongerera stress muri wowe, cyane ko na telefone ubwayo ituma umuntu yigunga, ntabwo ituma uhura n'inshuti. Telefone nayo ni ikindi kiyobyabwenge. Nimba ushaka tuzagukorera icyegeranyo kirambuye ku bibi bya telefone, uzatwandikire muri comment gusa. Icya 9 gituma stress yawe igabanuka ni ugusoma ibitabo. Gusoma igitabo cyiza bituma uva mu bitekerezo bikurusha, bikagufasha kugendera mu isi y'inkuru cyangwa ubumenyi. Ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho cyagufasha kugabanya stress, ni ugusaba ubufasha, nko kuganira n'umujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Igihe wumva byakurenze, igihe wumva utameze neza, ugomba gushaka umujyanama w'ubuzima, ukamwegera ukamubwira ikibazo ufite, ubundi akabigufashamo. Ibi rero twareberaga hamwe ni ibyagufasha kugabanya stress. Wowe tubana umunsi ku munsi, wowe udufasha mu gukora ibi byegeranyo, wowe udushigikira mu gukora subscribe, turagushimiye. Ciao ciao.